Impamvu ya mbere yagaragajwe ni ukuba barabuze icyitwa lack of commitment, kunanirwa kwiyemeza gukemura ibibazo biri mu rushako cyangwa se byabasangaga mu rushako. Ngo bananirwaga kwiyemeza cyangwa se bakarambirwa imbogamizi bagendaga bahura nazo. Indi mpamvu ya kabiri mu mpamvu eshatu nyamukuru zagaragajwe n'ubu bushakashatsi, impamvu yo gucana inyuma kw'abashakanye, ukaba umugore wawe akaba yaguca inyuma cyangwa se umugabo nawe agaca inyuma umugore, ndetse kino ni iki cyagaragajwe n'aba bose ko ari 52 nko kuba cyarabaye imbarutso cyangwa se intandaro yo kuba umwe muri kapo yagira gute yafata iya mbere akajya kwaka gatanya. Iyo mpamvu rero ni ukuba barahoraga mu makimbirane n'intonganya za hato na hato zidashira. Duhereye rero ku cya mbere, lack of commitment cyangwa se kunanirwa kwiyemeza mu rushako, ni gute bihura rero n'ahahise ho mu bwana? Nk'uko nabibasezeranyije rero ni uko tugiye kurebera hamwe ese muri izo mpamvu eshatu zavuzwe haruguru ni gute zihura n'ahahise aba bantu bashobora kuba baraciyemo cyangwa se n'abandi bacamo, ariko zikaba nanone intandaro y'uko bazahura n'ibi bibazo byose, uko umuntu mukuru aba yaraciye mu bibazo byamukomerekeje, aba yarahuye n'ibikomere cyangwa se n'ibintu bitamubereye byiza mu gihe yari akiri umwana. Ashobora kuba yarakuriye mu muryango wakoze divorce nk'uko tubonye ko bituma habaho lack of commitment. Ashobora kuba yarafashwe ku ngufu cyangwa se yarahohotewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nawe aba afite amahirwe menshi y'uko azagira icyitwa insecurity attachment, cyangwa se kuba adatekanye mu rushako cyangwa se mu mibanire ye n'uwo bari kubana muri uwo mubano. Aba afite icyitwa insecure attachment, aba yarakomoye kuri bya bibazo by'ihungabana yahuye nabyo mu gihe cy'ubwana, bityo bigatuma aba adatekanye, bikamusunikira kujya gushakira ibyishimo ahandi. Aba yumva hahandi ari cyangwa se muri wa mubano arimo utamuhesheje kuba atekanye, biturutse kuba nawe hari ibibazo yaciyemo akiri umwana bikamuhungabanya, bikamukomeretsa ku marangamutima. Rero ni ukuvuga ngo uko umwana yaciye mu bintu byamuhungabanyirije amarangamutima akiri umwana, niko agenda agira amahirwe menshi yo kuba yahura n'ikibazo cyitwa higher union instability. Ni ukuvuga ngo aba ari wa muntu uba atazaba yiyemeza kuba yagira umubano utarimo kumva ko yajya gushaka ibyishimo ahandi, cyangwa se akura ari wa muntu utanyurwa mu bijyanye no kunoza amabanga y'abashakanye, aribyo bimusunikira kuba yaca inyuma uwo bashakanye. Indi mpamvu ya gatatu tugiye kurebera hamwe uburyo yabihura n'ahahiseho mu bwana, ni uko umwana aba yarakuriye mu miryango irimo intonganya, ihoramo amakimbirane adashira, nawe aba afite ibyago byinshi by'uko nakura n'aba ari mukuru nawe azadevelopa iyo myitwarire cyangwa se azakomezanya n'iyo myitwarire. Ni muri ubwo buryo rero hahiseho mu bwana hagenda hahuzwa n'izi mpamvu zituma abantu bagenda bakora gatanya. Turabashimiye rero mwakurikiranye kino kiganiro, ariko tunakomeza n'abantu bose rero baba barahuye na kino kibazo cyo kuba barakoze divorce. Ni byiza yuko bakiyitaho, bakita ku buzima bwabo bw'amarangamutima, cyane cyane basubiza amaso inyuma ngo barebe ibyo baciyemo nimba hari aho nanone biri kugenda bihurira n'ibyo byababayeho.